kwaruraho and then kiri mu gifu ariko bitewe n'uburyo yagiye bisanga umuntu nyine yarure yitonze kuko kwarura very sure ko ushobora no gucika mu kabiri yakugendeye irashya kweri irongera iraguhira si nakarabye aho ngiye kongera nkarabe meze mute bantu banjye nizere ko mumeze neza mukomeye muri aho. Nitwa Patience, we witwa nde? Numaze kwivuga izina ryawe rero muze tujyane mu gikoni. Ndashaka gutegura ifi uyu munsi for lunch. Ndashaka gukora ifi yokeje itarimo ibintu by'amavuta, nkakora n'ifiriti ku ruhande. That's what we need to eat. Ntujye kure rero, Nkwereke step by step uzajya witekera ifi itarimo ibintu by'amavuta, kubera ko amavuta menshi cyane nayo ntabwo ari meza ku muntu cyangwa se mu mubiri. Amavuta ashobora gutuma ubyibuha cyane ugasanga ibintu byose birapfuye, kandi burya kubyibuha birihuta ariko kunanuka ni akazi. Kunanuka bitwara time. Muze rero mbereke ukuntu nitekera ifi kandi twese tukagubwa neza kandi iryoshye. Rero reka dufungure ifi yacu ubundi tugire gute tuyoze neza. Nayiguze barayiharuye, it's just cleaning, no kuyihanagura, kuyoza, sorry, no kuyoza gusa. Nicyo kintu tugiye gukora. Dushyira muri sink and then nangire kuyikorera isuku. Sinzi ko bamwe murayibona, I think wenda murayibona, tuyikorere isuku. Yoza ifi yawe kurya yoza neza mo hano n'imbere cyane cyane. Ahantu tuyigurira twe baba barabikoze, ariko nanone ntabwo wakwizera ibyo nyine abandi bakoze. Hafi kuyongera nkayisubiramo, gusa baba barabikoze. Ubu ni uburyo njye nyitekamo, nawe wenda ufite uburyo uyitekamo uzambwira muri comment unanyigishe, wenda nimba hari ubundi buryo nabwo nzabugerageza. Bino ntabwo bisaba ibintu byinshi, ntabwo bisaba ibintu byo kwitegura cyane, ngo nimba nta n'amafaranga ufite ngo bigusabe nyine ibintu byo kugira gute. Bisaba ibintu by'ibirungo bya danje, ibintu ukora vuba vuba kandi mu buryo bugize gute ubangutse vuba cyane. Nyuma y'iyi process ndareba abifata tissue first nihanagure, kuko ngiye gushaka bowl yo gukoreramo nkora ibirungo, negura ibirungo. So tugiye kujya hano mfate iyi, get this one. Nyuma rero yo kuzana iyi bowl igiye kumfasha gufata za fi zacu, nzikiremo one here, nze kubanza kwisiga ikirungo first, hanyuma nze gukurikizaho n'iya kabiri, gatujye mu mwanya w'ibirungo.
Okay, ibirungo turi buze gukoresha. Like this one, paprika, onion, ndashyiramo na black pepper. Biterwa nuko ikirungo wumva ugishakamo. I'm gonna try even this one, this chili powder. Yeah, reka dukoreshe bino. And then I can even salt. She's with her mother. She's with her mom. I said go put off your iPad. Yes, go put off. It's making noise. Thank you. I love you. Thank you, honey. Okay, baby. Yeah, anyways, reka dukorere marination. Kangore marination kuri ifi. Ndahera ku ya mbere, ngiye kubanza gushyiraho akunyu. Ngiye akunyu kugira ngo nyine tuyirya ntitwumve ko nta munyu urimo. Ndashyiramo umunyu utari mwinshi. Mama nshyiremo paprika, iyi ni paprika. This is paprika. Imbere n'inyuma. Ndumva paprika no mu Rwanda tuyigira to, ariko ndabimarinengera rimwe. Ndikora iyi ni black pepper, chili powder, ndengene cyangwa gake gake. Kubera byinshi nanone bishobora kuntera stress. This is the onion, igitunguru giseye. Ariko nanone byo mu ruganda cyane kibiza gusa nyine biterwa n'ukuntu umuntu wenda aba ashaka kwihuta cyangwa kunyaruka, nkanjye ndashaka kubinyarutsa vuba vuba. Dore hano nsoje gukora ikirungo ku ifi yacu. Ntabwo birangirira aho, ngiye gufata agasosi tomate. Ngiye gufata agasosi tomate kireho gake. Rero kandi agasosi tomate karahagije, si ndabize mfate duke twa tundi nyine tutagaragara. Nshyireho undi ndangiza marine ifi. Marine ku buryo bijya everywhere. No ku ya kabiri turabikora gutya. Ubundi nakabaye kuba nambaye gloves ga. Hano muri ihangana ndabikora gutya. Ihangana. Ikirungo kijya ahantu hose. Iya mbere irarangiye. Mbonye neza bimeze. Ni ya mbere nsoje kujya no ku ya kabiri. Cyo twanyishyizeho nibwo ya kabiri. Hanyuma rero nyuma y'uko tumaze gusiga za fi zacu zose twazirangije, tugiye kuyifata tuyishyiremo hano. Tuyishyiremo hano ni iya mbere. N'indi ya kabiri nayo tuyishyire hano. Ebyiri twakoresheje no hano kugira ngo tange umwanya.
After this, ifi zacu tumaze kuzishyiramo ahangaha, ngiye gukora iki? Ngiye kuzifunga na papier film. Nkoresheje umukasi mbiciye nihuta. Hano turabisubiza mu mwanya wabyo mu kanya. Ndahita tuzifunga gutya. Ndakwibuka neza ko kazagiye neza kabisa. Hano turasoje kupfundikira, ngiye gucana ifuru, nimara gucana ifuru bishyire mu oven. So nyuma y'ibyo byose rero nsoje gukora, tugiye gucana ifuru, turajya muri bake. Hano batabagoriza nyine kari kubakinga, and then nsoza nite nkanda start. Iyi start irahita ijya kuri bake no kuhitinga, igiye kubanza ishyushye ifuru first of all. Ifuru ibanza ishyuhe kugira ngo nze kubona uko nshyiramo ibyo tugiye guteka. Baduhaye iminota 5 n'amasegonda aragenda amanuka nko mubibona. Reka twitegure gushyiramo ifi yacu, nze kubereka result iraza kuvamo. Nuko rero stage ya mbere turayisoje yo kumarina amafi, gufungura ifuru cyangwa se kuyicana, kuyihitinga kugira ngo tuze gutangira guteka. Murabona ko biroroshye, very simple. Ukatega gafi kawe karyoshye kandi gafite ubuziranenge n'ibintu biri healthy. Niyo ntego kugira ngo turusheho kugenda turamba. Ngayo nguko ntuvuye kuri kamera yawe ntakweretse good result iraza kuvamo, ubundi tugasangira. Ubwo ni heat nshyizeho yo hasi kuri stove kugira ngo kubera ejo nari nakoze isuku mu ifuru kugira ngo umwotsi wo hasi utaza kuzamuka. Ushyiraho vandarateri, urumva wenda vandarateri twese turayumva. Iyi vandarateri ikamanuka hasi no mu ifuru kugira ngo umwotsi utaza kugira gute. Let me show you. I don't know if you're gonna see this. You see? Ejo nari nakozemo isuku. That's why rero muri kumva harimo agasa. Cheers! Watetse mwese. Iyi imeze nka fanta y'amacunga ironje. Ukore biza class usubize ibintu aho twagiye kubikura, rero tubisubiza mu mwanya wabyo. Tuzimye rero iveni katari twijimije kandi umva imwotsi byose byashize amazi yusi nta mwotsi urimo. Hanyuma dufite amasegonda 22 kugira ngo dushyiremo ya fi yacu, hanyuma tuze gutegereza kwishya turye turyoherwe. Nyuma y'ibyo ngibyo ngiye gutegura agafiriti vuba vuba turi buze kuza kurisha. Keep watching step by step, nturambirwe. Urumva hano rero dushyizemo, ngiye kongera mfunge.
ngaho nuko rero reka dukomeze dukora ibindi mu minota 30 turajya kureba ifi 30 ndumva ifi iraba yahiye ubundi minota 30 ifi ibiri ready ukayirya neza rwose ukaryoherwa ngaho nguko reka ntekure n'ibindi byo kuza kurisha hanyuma guys yatari iminsi yagize reka turebe ifi yacu turebe uko imeze. Oh my god, first I have to switch off this ngomba kubanza kuzimya stove and then tukareba imeze neza. Hanyuma rero reka turebe ya fi yacu minota 30 yagize stove nanjimije reka tuyikuremo kubera irashyushye. I have to use igitambaro nshaka gushyamo funge then reka dufungure turebe. It's a beautiful sauce. Hajimeni sauce kubera ko nayigejeje hajimeni the sauce. It looks good, smells good, birahumura neza, biraryoshye. You can believe it, you can umva kere kuhigere ukareba. See the ifi. Hahandi ifi shya nyine kaza mbega yizanye, See? N'umwotsi. Baraho and then mu gifu ariko bitewe n'uburyo yagiye bivanga nyine yarura yitonze kuko kwarura very sure ko ushobora no gucika mu kabiri yakugendeye irashya kweri irongera iraguhira. See? Nakarabye aho ngiye kongera nkarabe. After that, I'm going to eat my fish. The fish machine. Ini pare naika kumbe what's going on. It looks good, smells good, delicious. Yana hiya n'imbere. Iraryoshye. Ntakubeshye ifi ntabwo wayitandukanira no kuvuga ngo ikaranze gutya na gutya byonyine n'agasosi kavuyemo wakarisha ubugari. Amazing, very amazing. Ngaho nuko ifi yacu yavuyemo neza iraryoshye iteye ubusambo kuba twese n'ukuntu nzimbire kubera ibonye ese biroroshye cyangwa birakomeye. Ubonye ise yavuyemo neza ndabakunda cyane muri Imana namwe muhahe muronke kandi mukomeze mumfashe gukora like, comment and share na subscribe. Komeze twigire imbere kuko nabyo ibintu byinshi cyane nzabereka ariko mbere ko ngenda fatwa agace. Drink something maybe tumaze kurya now something. This is a juice. It's a ginger ale. Oh, cheers. Nakoze cyane yo kubana nanjye mu gikoni. Bye.